ni nk'ikeki ni utuye dusha tubiri wibuka hari utuntu tuza ukabona turagutangaje ukabona bakazanye nko muri iki gihe ko gutangaje ni utuye dusha tubiri wibuka abarinzi ba kera bagiraga ku buryo biju nyine abantu b'iki gihe bose bakama bicara hasi ni icambere ni ugukosha mwagiye muri sorti noneho mukaba mwakoze indirimbo hanyuma bimwe navugaga umuntu agafata mbere cyane ko wabaga n'amadiske agafata agakosha babyitaga ngo nugutapika ngo yatapika ni ukuvuga ngo twavagaho ari we tuye tuvuga kurinda turangira kigira kabiri kuntu kubera mutametriza diskete mukaririmba mukayirangiza mbere cyangwa mukarangiza mbere yayo diskete akenshi niyo yagazirangira mbere yayo ukamva ngo Hello muraho neza tubahaye ikaze mwese abakurikiye amateraniro yo kuri Fast Service Podcast ni karibu cyane turagushimiye wowe ureba ibiganiro bya buri munsi ukareba ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye turagushimiye wowe wakoze subscribe usharing ibiganiro bya buri munsi uri umuntu w'ingenzi cyane ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi urakoze cyane neza umunsi mwiza ibintu ni sawa okay so uyu munsi rero tudatinze mu kubiyegereza cyane dufite umushyitsi nyine udasanzwe dufite umushyitsi udasanzwe hano kuri channel yacu ariko reka nguhe umwanya ubasha kumutwegerereza and then murakoze cyane iki ni ikiganiro kigira kenshi kabisa mu biganiro tugenda tubaha ariko uyu munsi avuze ko kidasanzwe kubera kuko turi kumwe n'umuntu tudasanzwe mbese dukorana hano twatumiye w'umutumirwa turi kumwe n'umuvandimwe kera kamera ni nkaho yamaze kumuduha abantu ko baramubona turi kumwe n'umuvandimwe Shaka Olivier ni inshuti ni umuvandimwe ni umukozi w'Imana Imana ikoresha mu buryo butandukanye turakwiyegereje kuri Fast Service Podcast numwe mu bafana nanone bacu badukurikira ubuzima bwa buri munsi kuba rero turi kumwe nawe turabyishimiye cyane ntaravuga byinshi wenda ngo ndenze kuko ubushize hari umushyitsi umwe niyegereje nibagwa kumuheza umwanya ngo yivuge kubera ukuntu nari muzi cyane ariko ubwo rero ntabwo iryo kosa nakongera kurikora reka tumuhe umwanya adusuhuze tubwire umeze uti meze neza hazindutse akazuba aya masaha rero kugeza ubu meze neza nitwa Shaka yego nk'uko wari ubivuze nitwa Shaka Olivier nkaba ntuye muri Kenya ndi umugabo ufite umugore n'abana 5 akwere ndi umugabo w'umunyamurenge yego gacu nanje ni ku Runundu yego urakoze cyane urakoze nakuvuze mu buryo bwanje ariko noneho wivuze mu buryo bwawe ni nkaho birushije kuba byiza cyane rero murabona ko twakiriye umuntu ukomeye pe kandi abantu bamuzi kuri platform zitandukanye nk'uko twagiye tubivuga hariho platform y'uburirimbyi ntekereza yenda ko ari nayo ishobora kuba yaramenyekanye kurusha izindi ariko nje muzi no mu yindi ni umuvugabutumwa so urumva rero twakiriye umuntu ukomeye kandi hano dukunda kuganira ku bintu by'umuryango ariko ntituza kubigeraho tutabanje guca kuri izo platform zose tugomba kubanza guca kuri izo platform zose yagiye acaho kugira ngo rero noneho tuze kuza kugera no kubirebana n'ibyo tuza tuganira ahangaha turakwiyegereje ndisanga turamenyeranye turaziranye nibaza ko abandi benshi batatumenyereye yego turaza kugira ibihe byiza bidasanzwe cyane cyo dushobozwa turakiganira kandi ndizera ko muri bufashwe cyane rwose yatubwiye kugenda tubazanya ibibazo ariko tunaganira kuko mu kubazanya niho abantu benshi bagenda bunguka
kandi sinje gusa ukubaza n'uwacu arakubaza ko yacecetse cyane yifashe uyu mwanya wa kariya akunda kutawujamwo cyane ariko kandi byose kubera ko mba mbifite nawe abifite cyangwa ni bimwe bibiri zivuga ngo byose ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza iyo kintu kitafite ukuntu kiye kigongana n'ikindi biba ari sawa yenda hari naho nawe aza gufata mikoro cyane ugasanga natwe twacecetse biraza kunezeza ako kanya uragategereje okay ikibazo cya mbere rero mbaza ni ikibazo ariko ntekereza ko kitari n'ikibazo abantu benshi barakuzi twavuze ko abantu bakuzi kuri izo platform zitandukanye uri umuntu umwe mu babaye mu muziki abakoze umuziki w'Imana cyangwa se gospel music kandi bayikoze kera ndibuka ko ntibeshe nabonye live recording wakoze mu 2008 nari mutoya pe ariko narayibonye ni icyo ni ikimenyetso kimwe mu bigaragaza yuko abumva bavuga ko wabaye mu muziki wa hambere icyo ni ikimenyetso kimwe mu bigaragaza so umuziki wa hambere wa gospel n'ubu ngubu ku mpande zitandukanye wenda ku bakonditeri ku ndirimbo ku buryo zakirwaga ku buryo zandikwa ni hehe bitandukaniye n'iz'ubu ngubu mu by'ukuri ugaragaje gushira mu mboni zawe mu by'ukuri ubona bitandukaniye hehe murakoze bifite itandukaniro kandi birumvikana je nabaye muri uwo muziki wa mbere ndasubiraga mba no muri uyu nagiye ndeba akenshi aho zagiye bitandukanira yego kera ndabyibuka jewe ngitangira nkibyiruka nkiri umwana mutoya twatangire ku ndirimbo z'abatanzania bango korali twabayemo amakorali twabayemo ico gihe nta bantu bandikaga barari abantu bandikaga indirimbo nka Pastor Kavoma jewe niyo twabanye yarandikaga indirimbo Pastor Kavoma utuzi Pastor Kavoma yes n'abandi bagabo iwacu barandikaga indirimbo izi umwe uzomba ngo haitoshi imekuwajibu no musaza umwe iwacu wayanditse witwa Ibumba umupasiteri ari muri Amerika bivuze kera batangiye bazana indirimbo z'abatanzania ikasete abantu akaba arizo bumva bakazirimba amakorali noneho tumaze kugera mu mushasha tumaze kugera mu mujyi noneho abantu batangira kujya bashakisha uburyo bwo kwandika indirimbo zabo ico gihe rero ntibanditse indirimbo bashingiye kuzo bategeraga umuntu harabazirotaga bakazishurirwa bakazandika zigakunda none uko imyaka igenda bitangira kujamo business bimaze kugera kuri YouTube biba business bibaye business n'udahimba agashaka guhimba none akagenda rero akainterpreta mbese bijya bitanga no gushishura ugasanga umuntu yanditse indirimbo yakubwiye ko ari indirimbo yanditse ariko mu by'ukuri harahandi yayikuye ifite aho ihuriye n'iyundi muntu ngicyo rero itandukanyiro rero ryagiye ribaho kandi izo ndirimbo zibiri ntizisa impamvu zidasa nuko umwimerere w'indirimbo ya mbere utandukanye n'umwimerere w'indirimbo yakuwe mu yindi yego indirimbo yakuwe mu yindi ntiramba ariko ya yindi yaje ari original niyimara igihe niyo mpamvu urabona ko indirimbo za kera ziguma zigaruka kuririmba ariko izanditswe ubu ugasanga ziratakaye ni ukuvuga reka ngweze urugero ni fotokopi original kugira ngo izo sibe biragorana ariko fotokopi no ubu nyine hari fotokopi ya fotokopi niko bimeze niho bitandukanye uvuga ngo ubu zabaye business icambere indirimbo ya gospel ayihimba gusa kugira ngo ashake views ariko abakera ntibari bazi ko na views zibaho ntibari bazi ko bazona zitegera kwari kuririmba gusa kugira ngo baramye Imana bayihimbaza yego ku ruhande rw'abakonditeri bariya batuyore ku ndirimbo ubona bitwara mu buryo bumwe n'abakera kubera ko hari umuntu twaganira ejo bundi arambwira ngo azabona ngo abantu biki gihe ngo kwanza ntana discipline bagira ngo kubera kuko ngo
ngo nta muntu ngo bari bahura atashe ngo bamukingiranye ngo ikorari ngo amasaha ikorari yamusize ngo ariko kera bagaza bakingirana abantu bakabakingirana bagataha bo ivyo vyari kera bari bafite umwanya uhagije yego bari bafite umwanya uhagije wo gukora ivyo bintu nta kazi kenshi kabaga ariko ubu nyine babifatanya n'akandi kazi nta mwanya bafite urabona habe n'ubu nyine nkunda kubwira abantu kera indirimbo wazaga wayifashe mu mutwe wayigishaga wayifashe mu mutwe ariko ubu ayizana yayirikodinze ku telefone cyangwa ifite ku karatasi cyangwa agashiramo ama-MB cyangwa akabanza ubu nyine ashobora kuba yanayibagiwe akabanza akayiyibutsa ariko kera wazaga kwigisha indirimbo yose wayirangije urumva rero ibyakera n'ibyo biratandukanye kandi iby'ubu byabaye ameliyore kandi ni byiza ibyakera nyine ni ibyakera ariko iby'ubu nyine bisa neza umuziki wateye imbere aho ubu kubera nyine inshingano nyinshi abantu baba bafite dufite natwe ibidufasha byinshi ariko kera kubera ko inshingano zari nkeya ibyadufashaga byari bikeya wafataga umwanya munini ariko uzi kuvuga ngo indirimbo uyihimbe wowe ubanza uyifate mu mutwe uyirangize ubone kuza kuyigisha kandi wagaze uzi naza wagera ku muziki wahurana n'umuntu uzi neza umuziki akakubwira ngo hano ni contre ibintu ngo bya contreta ngo hano ngo ari kugenda kugira ngo azogukure mu ico kintu byasabaga uburyo bunini kubera ko ni ikintu uba wafashe kera kikurimwo kandi none n'uwo muziki hayakubwira ubu nyine wo kumva yuko yanakwatatse hanyuma hari kijanye ico yaravuze ashingiye kuba serie n'ibindi hari n'ibindi byinshi yazambwira ngo bagobaga bafite ngo amakaramu abiri hano ngo itukura ngo nico washatse kuvuga urumva no kuvuga ngo ibo ngo bari serie cyane kuruta ubu kuko umuntu umurinzi ubu ngo abarinzi ubu bazabongorana abakondukiteri babahagaze imbere ngo ntawe yari yabona basubijeyo urumva yaza ashingira nyine no ku myitwarire y'abo bantu bamwe babaga babigize serie abandi batabigize serie ico kivana n'umuntu uzumva ko bakubwira ngo amafyeri ngo afite ahantu ngo ava ngo hariya nyine mu biremwa hariya mu banyavyinshi abagigi ngo nibo bagira menshi cyane bivana gusa n'umuntu naho yakuriye n'uburyo yabayemo akera kenshi bakondukiteri bakundaga kujana imfunguzo ngo n'amakaramu ngo yitukura ngo ni ya blehan kandi buriya kondukiteri wa kera mu by'ukuri yagiraga amasikise menshi kubera ko nyine niwe wigishaga indirimbo birumvikana yarushaga na perezida gusa nyine yarafite ingufu ahantu hamwe ko gutenga abantu no kubimira hariya undi nawe akamurusha kuboneka ariko urabona kondukiteri niwe wigishaga indirimbo akenshi akanaziririmba kandi buri waririmbye azamenyekana agira amasikise urumva rero utabyitwayemo neza mu zukuri zabaga ari ikibazo ariko si bose ni bivana n'umuntu biterwa n'umuntu hanyuma abantu benshi bakubona kuri ubu ngubu kuko utubwiye ko wabaye mu muziki wa mbere uba no muri ubu ngubu abakubona kuri izi kamera zacu bakwibaza ati ese ku myaka yawe ufite ubu ngubu wumva kuririmba bigenda bigabanuka muri wowe inyota yavyo wumva igabanuka cyangwa iriyongera ni ikihe kigereranyo wabiha kuri ubu ngubu ese uracumva ubikunze pe ukumva urahatirwa n'umutima kugira ico bikoraho cyangwa iyo nyota muzukuri igenda igabanuka bitewe n'imyaka naratangaye cyane ubajije ikibazo ciza uko umuntu agenda akura muri ibi bintu byo kuramya Imana no kuyihimbaza ugenda uhishurirwa ibintu imbaraga zo kuramya Imana no kuyihimbaza ukagenda usanga ibyo warushizeho umutima no kubitekerezaho cyane sibyo none bikagenda rero bigabanuka mu by'ukuri kuramya Imana no kuyihimbaza si ukuririmba gusa iyo usomye Bibiliya cyane ugenda umenya ukuri nibyo niyo mpamvu rero bigenda bigabanuka ntibigabanuka kubera ko ntabishaka bigabanuka gusa kubera ko hari ubundi buremere buri mu bindi nasanze bibiruta ni uko nguko ariko ikindi naco ni imbaraga z'umubiri iyo umuntu agenda akura erega kuririmba bisaba imbaraga z'umutima n'iz'umwuka n'iz'umubiri n'umwanya na responsabilité iyo rero maze kugira famille usanga hari ibintu bingomba cyane kugira ngo mbone umwanya wa repetition
icyo ni ikibazo. Ikindi kigira kabiri ugasanga hari ibintu kera ukagenda ubona harimo ibintu bito bito, waje muri repetition kukubwira ngo wacereshwe ngo ubwo wacereshwe ngo ku cyumweru tuzoririmba ngo bakagushiraho amategeko ngo kuririmba urabishoboye, yewe n'indirimbo ubona yiguha uyiririmba, ariko gusa ngo turi buririmbe ngo kubera ko ngo wakererewe. Urumva nk'ibyo bintu iyo umaze gukura ubona urumva balancing umwanya ukabona biragoye. Ikindi waje muri repetition ugasanga ko barasakuza, kondigitere karatubwira ngo hari yari imbere kari noneho abana nabo bagasakuza, kandi ugasakuza ukavuga ati bimeze gute, naje nje muri repetition none abacu kandi ndahera muri ibi ngibi. No, urumva gukura gufite ibintu kugenda kurenga. Ya birumvikana. Hanyuma uri umwe mu bantu bahimbye indirimbo, ntekereza indirimbo nyinshi zamenyekanye benshi bakazikunda. Utubwire ngo byibura nk'indirimbo nka 2 abantu bashobora kwibuka wahimbye mu zukuri zikagera ahantu kure. 2 gusa cyangwa 3 cyangwa nahimbye indirimbo nyinshi cyane, ndetse n'iz'abandi baririmba. Ari n'igihe usanga ari nje wazanditse utanabizi ko nje wazanditse, kuko ubu sinkigira umwanya wo kuririmba nyine cyane, ariko kuko iyo mpano ndayifite nubwo ryamye hari igihe uca mu gitondo indirimbo ikaza. Rero kutagira umwanya nkayiha ufite umwanya wo kuririmba, ibyo nasanze sinkwiriye kuba limited ku kintu kubera umwanya n'uburyo kugira ngo ubutumwa bw'Imana butambuke. Indirimbo ni nyinshi sinzi aho nohera, ariko hari indirimbo yitwa mfite impamvu yo kukuririmba, hari indirimbo yitwa Mwokozi Yesu nimemwamini, hari windi yitwa Iwacu ni heza, bakunda kuyiririmba iba no muri ya filime ya documentaire mu Gatumba. Hakabamo ndakwiringiye umva ngo ntiyarazi zose ko ari izawe, nakubangikanya nawe. Ni nyinshi hariho n'izindi ziri kuri YouTube bashobora kuzireba. Wabivuze muri 2008 nakoze concert live, ndagira ngo niyo ya mbere mu Banyamurenge, ko Apollinaire ni wari wayikoze, hanyuma nanje ndakora mu 2008. Wabivuze ni kera cyane, harimo indirimbo 17, concert irimo 17. Twarimbye hafi nka 20 ariko izagiye kuri nani ni 17. Harimo indirimbo nka 2 za Alarme. Ariko nabo hariho n'izindi nabo nanditse nabo baririmbye nibisanzwe. Arumva twababwiye ngo twakiriye umuntu ukomeye, abantu baguma gusa naho bataye batwizera, niko ko twabonye, ariko birangiye babyizeye kubera ko iyo kera uhuye tukiri batoya ko nikubona iyo ataza kubaho ntacu twari kuzasubira wari kuririmba iki. Urumva indirimbo zose twaririmbye indirimbo zawe, indirimbo zanyu zonyine, ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Gusa turi muri generation, ikindi mbwira abantu, je ndi muri generation nibura nk'iya gatatu cyangwa ya kabiri, ishobora kuba ari nk'iya gatatu cyangwa ya kabiri, kuko nimba naraparvenye gukora concert live recording ya 2008. Urumva turi abari imbere bari ba Alexis Mwungura. Alexis Mwungura jewe ni nawe narebeyeho cyane, nawe natumye bikunda ibyo kuririmba. Ari mu bantu n'iwacu twabaga hariho bitwa ba Romiris, baranaje baranabikomeza mu Rwanda. Hanyuma nza kuza nyine ndavuga mu Banyamurenge, antuka turi nko mu wa kabiri cyangwa ba gatatu. Rwose oya abantu babyize iyo uvuze ikintu noneho abantu bagatekereza ko kivuze nyiraca atarakivuga. Kandi aho navuze indirimbo zanje naririmbye, ariko sinavuze izo mu makorari. Izo wagiye uheza abandi. Narimbye muri korali Philadelphia. Navuga ko 50 cyangwa 60% indirimbo ari nje nazanditse abanditsi twari bakeye. Icyo gihe abanditsi twari bakeye, hari Kabaganza, hari Pastor Roche wo muri Alarme, nawe yarandikaga kandi ari mu bantu twarebeye kwandika indirimbo. Hanyuma natwe turaza rero. Ni sawa kabisa. Oya Imana ibaho umugisha ku kazi keza yabakoresheje. Hanyuma ari ikintu nibaza, ni nk'iki ni utuye dusha 2 wibuka
hari utuntu tuza ukabona turagutangaje ukabona bakazanye nko muri iki gihe ko gutangaza ni utuye dusha turibuka abarinzi ba kera bagiraga ku buryo biju nyine abantu b'iki gihe bose bakama bicara hasi ni icambere ni ugukosha mwagiye muri sorti noneho mukaba mwakoze indirimbo hanyuma bimwe navugaga umuntu agafata mbere cyane ko wabaga n'amadisiketi agafata agakosha babyitaga ngo ni ugutapika ngo yatapika ni ukuvuga ngo twavagaho ari we tuye tuvuga kurinda turangira tugira kabiri nje ndi mu bantu bagiye bahindura utuntu tumwe na tumwe simbizi ariko njewe ndakeka ko wenda bimwe byo kuririmba mukaba mugiye kuririmba indirimbo bakagubaterera kuri note yo hejuru nono mukikaza gusa kera mwarikazaga mukama mukayigendera bakazana nk'amasozi kandi ari ibintu jewe ndi mu bantu bahagarikaga ukavuga ati twatangiye nabi iyi note siyo mushireho iyindi ariko utwo twari utuntu twa kera umuntu yatapitse mukagenda rero kandi bikabababaza mukagenda mu muganira kugera imuhira kandi nyina kumva complexe akumva ibintu yabiciye ni sawa cyane none nkawe umuririmvyi mukuru dushingiye ku bigwi twumvishe ariko hariho n'ikindi ukuntu kubera mutametriza diskete mukaririmba mukayirangiza mbere cyangwa mukarangiza mbere yayo diskete akenshi niyo yagazirangira mbere yayo ukamva ngo mugikomeje mwebwe kubera ko mwafashe hari ukuntu mwagiye uri imbere yaririmbye ntiyamenya ko hayagenda none cyangwa yashatse gusubiramo karangira tuzagaza bikunda kuba birumvikana ntabwo nyine ibihe byose mu by'ukuri nanje utwo tuntu nari twiteguye kuko nanje nabaye mu gihe cya disikete nagaza mbona ibintu bihagazikora twigera kuririmba indirimbo ivuga ngo tuzabayo dusugiye ngo tumare turarangiza twaturimba ngo kubibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu ngo twitseho cya disikete irangira tugisigaje nk'umunota urenga kuriya kwari kutabimenya kuriya kwari kutamenya umuziki ariko kera kuriya umuntu uzi umuziki ahita abona ko muhe muyigendera inyuma nibwo nari ngitangira kuririmba 2009 iwe yari yarakoze kera live recording nje nibwo nari ntangiye ngo bankubite mwikora ari gutya nagerageza kumva amatwi nkumva ibintu zadusize noneho gaturangiza iyo ndirimbo tuyirangiza mbere diskete nakwirangira mbere hariho n'igihe hariho n'ikindi akandi gasha kakundaga kuba kuri diskete ako koko nagasanzwe yagazijamwo virus iyo yagizajamwo virus mukayishamo yagera hariya ikagira mugakomeza se mugakomeza none wagera uti ngo nyine hagiyemo virus mugatangira mbere wagazuzana diskete bakavuga ngo iyi ngiyi irimo virus ukagira ariko nabwo hakagiye muyishiramo mutarebye neza ariko ndibuka ko twe twari tugira umucuranzi nguzi kuzoza ikama yandikwa yagazi istopa ikandikwa ngo error tubyibuka kuri senta kazamo ngo error uzonda bari mzungu barabanebwe n'abayobozi ushingiye kuri iyo discipline mwe bagamufite gufata ibitero bitatu by'indirimbo ugafata refre mu mutwe mukamenya ngo murasubiramo nkatwereka nkubwiza ukuri sinzi ariko nari nawe ukimubajije wawe bakababwira abari mzungu nyine turabanebwe bakatubwira ngo kino gitero ngo twese ngo dufate mu mutwe ngo tuzasubiramo gatatu ngo refre ngo gatatu ngo kakandi ngo kanyuma abaririmbyi ba kera ntabwo bari bafite umwanya n'ibyo nakubwiye kandi mu mutwe baga hari fresh nyine bari abantu kabisa no bari abantu bari determine gukora ikintu iyo umuntu yabavuga ngo yagiye mu ikorari icambere yagazaga kare saragoranaga cyane kumva ngo umuntu bamusubijeyo cyangwa byaragoranaga kuvuga ngo umuntu ngo abandi ko bararimba bakakubaza mwasuka ngo se kubera iki utaririmbye ngo naracereshwe icyo ikindi ngira kabiri mu by'ukuri bari bafite courage reba nyine ngico kuri diskete mwagombaga kumenya ngo iyi ndirimbo no kugenda numusubiramo gatatu refrain kabiri igitero ni kabiri utera
ni rimwe n'urugero nguhaye rero ibyo bintu kugira ngo byose wagombaga kwifata mu utabifashe mu mutwe diskete iri buranye kandi ko muri guhindura na dance none ubu nyine abantu zararangiye ntago wobwira umuntu wo 4 3 2 4 3 2 ntibikunda ubu nyine ntibikunda abantu bagize ibintu byinshi mu mutwe kandi wowe wabwira bakavyica nyine wari ukavuga ati wowe cyangwa bakagusiga mu korale bakigendera ntago twabishobora none nihe nama wogira abantu bari muri yo kariya muri ibyo bintu wayiboneyemo izo achievement wagizemo ayo mateka uyifitemo ufite experience mu by'ukuri nihe nama wabwira urubyiruko rubikeneye rubirimwo kuri none bitewe n'uko ugenda ubabona nyine bakora ibintu nshaka wavuze ko sigenda umwigisha w'ijambo ry'Imana zose ndabicurira mu zanditswe erega igikomeye n'igihambaye mu byo dukora nuguramye Imana no kuyihimbaza yego mu by'ukuri ikindi gira kabiri buriya ngo se no kubaha ngo biruta ibitambo buriya iyo wagiye mu kintu ukwiriye kubaha amategeko yacu yego aho kera uba waramije kandi uba wahimbaje iyo ugiye mu kintu ntiwubaha amategeko yacu kuramya no guhimbaza icyambere ibyo usigaye uhaye ukora ntabwo ari byo ukwiriye kumenya ko ico ugiyemo kigomba kuguha umugisha nimba uvuze ngo ugiye muri korali cyangwa ugiye muri groupe runaka ufite iyo mpano yo kuja kuririmba no gufasha abantu icyambere ukwiriye kubaha iyo utubashe ibindi byose iyo mpano yawe ntacibikukumariye ikindi kigira kabiri cyo ngiraho inama ushobora noneho kuba uri umuntu wubaha kandi unari ufite n'ijwi ryiza ariko ibyo ukora hanze nanone nabyo ntaco bimaze sinzi ko wumva nkunze kubwira abantu ngo ibyo umuntu n'uwari we iyo atari kuri podium no kuvuga ngo iyo uri muhira bakurebera kuri podium baravuga ngo se uyu si wa muhungu tubana swate hari ico yakoze iyo uri kuri podium mbese uri muhira akaba wiswa mungu zuririmba waba uri ku gatuti nawe akavuga wiswa mungu muri quartier wagize wiswa mungu nabonye wa munsi wazu urwana utukana no kuvuga ngo iyo uri muri quartier bakubonera kuri podium waba uri kuri podium bakakubonera muri quartier no kuvuga ngo aho homba ukwiriye kuhuzuza kugira ngo ibintu bizuzure nta kindi nagira inama reka mbibabwire mwebwe muramye Imana kandi muhimbaza muri korali icyambere iyo ugiye wiyemeje kuja mu kintu ukwiriye kubaha abayobozi ukubaha ico kintu amategeko yacu icya kabiri ukwiriye kugikorana umutima umwe no kuvuga ngo nimba ufite iyo mpano ukayikora nta bindi bikuriho kuko aburirimbira aho uririmbira n'Imana turirimbira abantu kandi abantu nanone nabo nibo batuma ugira imbaraga zo kuramya no guhimbaza urakoze cyane tugiye kuja mu gice cya kabiri ariko igice cya mbere kiramfashije cyane igice cya mbere kiramfashije gifite amavuta icya kabiri turi mu kucita ngo ni reception tugiye muri reception tuvuye muri church tugiye muri reception ubwo nyine naho ariko byose ku reception turayishobora twabamwo gufomora oya icyo twemera cyo zose ni umwuka w'Imana ubiyobora ibintu biba bimeze neza yatugwaye kaze rero twinjiye mu gice cya igice washaka ko avuga ngiki rero nico ashaka hano tuza dukora ibiganiro nyine byo kubaka imiryango kandi tukavuga nyine nk'abantu bakijijwe tukavuga ndetse nk'abantu baba nyine muri iyi community yacu tubana mbese n'abantu dushobora kuba twararerewe hamwe twumva ibintu kimwe mbese urebye kuri percentage nini ugasanga rero hari byinshi hari ibyo twemeranyaho hari ibyo tutemeranyaho kandi nyine ibyo ni ibisanzwe abantu ntabwo tuba tugomba kumva ibintu kimwe noneho rero hari bimwe biba bitavugwaho rumwe tukabishira mu gasession ka ubibona utemeza kugira ngo tukubaze nkaho umuntu tuzi wubatse kandi n'ubundi kandi uko mbibona siko abandi babibona ngombwa ko babibona rwose kugira ngo twumve nyine ibyo bintu ko nawe ubyumva ikibazo cya mbere mu by'ukuri
nyine nubwo wenda turimo turaganira yego ariko nko tushingiye kuri experience watubwiye ntago wenda nyine mu myaka ntago tungana yego ndabaruta cyane kandi bigaragara so abantu nyine rero gushobora kuba muri mu myaka imwe hari bagiye batanga perspective zitandukanye kuba babana ugasanga nyine nk'abagabo bavuga ko bahamagara abafasha babo mu mazina ntacyo bitwaye abandi buri wese afite uko abyumva none dushaka kubaza nkawe ese umufasha wawe iyo ugiye kumuhamagara haba ari mu rugo haba ahandi umuhamagara mu izina ese kumuhamagara mu izina hari icyo bitwaye kutari muhamagara mu byo hari icyo byokiza wowe banza ureke kumubaza ngo ugeraho uza shaka azahamagara umugore we gute hanyuma nyuma y'aho ngaho turamenya ahandi tuje njyewe muhamagara sheri tukishakana na muhamagara sheri ariko n'ubu ndacabimwita habe no mu mwanya nabimuhamagaye ariko cyane cyane ubu nyine twabonye umwana tufite abana 5 sibyo nakubwiye mwita izina muhamagara mu izina rya mama Zimre mama Zim hanyuma ngasubira nkamuhamagara Charlie yitwa Charlotte ariko kuva kera bo twari tubana barabizi n'abantu twabanye n'ubu iyo yagiye kumbwira bazabambwira ngo turamukirize Charlie tonge nije wari warari kise gutyo nuko rero niko bimeze utugaruke kuri urwo ruhande gano no yari yakubajijeho mbere none abavuga yuko bo nabyumvishe cyane abavuga ko babita mu mazina yabo abo sinja mu ruhande rwa ngo mvuge ngo ese ngo kubera iki babikora ivyo ni ivyabo kuko buri muntu wese n'ukuntu asetinze n'ukuntu umuntu yumva ibintu njewe ntacu bitwaye kumwita izina si izina ryiwe se suko si izina ryiwe n'izina ryiwe ntacu biba bitwaye gusa hari uko umuntu aba ameze n'ukuntu aba umuntu nuko yumva ibintu natwe tubita ayo mazina tibisigura ko ari twe tubakunda cyane cyangwa tububaha cyane kumwita izina harabo umwita sheri ariko akamukubita no ati sheri ndagukubita yes hakabaho nutaza umwita mu izina ryiwe ariko babanye neza gose hakabaho n'umwita sheri ariko watabishaka akavuga ngo kubera kuzumpamagara iryo zina wagiye umpamagara izina ryanje ko ari ryo giza ati se kubera kubinyita ibyo ntibikuvune ntibizanavune n'umuntu icyo si cyo ikiza gusa kibimwo kandi gikomeye si ukwita umuntu sheri cyangwa kutamwita sheri ikiza nuko mubana neza ibyo ni sawa icyo ngicyo ntawe ugifite handi makuru arakimaze none mu myaka umaze wubatse ukingana uko biri kose ni myinshi ni nk'iki kintu ushobora kuvuga wenda wabonye cyakugoye cyane muri ubwo buzima nyine ni iki kintu nanone ubona ushobora kuba warungutse kabisa utagaze utekereza mbere cyangwa se ushobora kuba warahinduye uburyo wakibonagamo perspective wakibonagamo ku bijanye n'ubuzima wari urimo n'ubuzima wano watangiye kubamo igihe wari wubatse okay ubuzima utarashaka ni bubi cyane tibikwiriye no kugereranywa na gatoya n'ibibazo wasanga mu rugo kuko ibibazo biba mutarashaka ni bibi nibiranasa nabi kunda no kubwira abantu ngo buriya ntiwaba umuramyi mwiza twavuga ngo uri umuramyi nguriya muntu ni umuramyi nguriya muntu ngo aramye Imana akanayihimbaza akiri umuseribateri biragoye icyo cyonyine rero kirahagije rero nimba narabayeho mu buzima bwo kuramya Imana no kuyihimbaza ndi umuseribateri ariko nkaba narabonaga ko hari aho ntagera icyo cyonyine rero kirahagije hanyuma izindi challenge duhura nazo twamaze kugira ingo zacu ni si nyinshi kandi si nke ariko nazo zirasanzwe kandi bivana n'umuntu buriya challenge yanje siyo challenge yawe ikibazo canje kituma numva ndemererewe n'urugo sico kibazo cyawe we gituma wumva uremerewe ubundi wasanga kimworoheje kubera ko imiterere y'abantu iratandukanye kunda kubwira abantu ntiwavugira abantu ngo wihanye inzoga kunywa inzoga kandi n'ubusanzwe uri umupagani utagaze uyinywa wenda wagaze uyinywa ikakumera nabi ukaruka
no ukaza kubwira abantu kwirata ku bantu ngo wihanye kandi warabirekeshejwe nuko utari uyishoboye wayirekeshejwe nuko utayishoboye bivuga rero ariko njewe kuri nje nshobora kuja imbere y'abantu nkavuga ngo nihanye inzoga kubera ko narazikundaga kandi narazinywaga nuvuga ngo abantu imiterere y'abantu iratandukanye rero mu by'ukuri maze gushaka numvaga ibyo nashakaga mbibonye kandi nibyo niko byagenze naho ibindi ni utuntu dusanzwe okay sandi cyane iwanyu mwagize kutumvikana n'inzu usaba imbabazi mbese ninde warusha uwundi gusaba imbabazi azazisaba imbabazi haba nejungira yarazisabye none utekereza ko kuba ari we ushobora kuba agaragara mu gusaba imbabazi cyane utekereza ko ari wowe wagize amakosa cyangwa hari n'igihe wowe ari nawe wayakoze ariko akaba ari wowe uwa mbere kuzisaba hari ukuntu ahubwo njewe ndeka donke ntipeba kabireka nkabona ntacyo bitwaye nkaba ariko gusa singire icyo kintu cyo kuza nkazisaba wereka gusaba imbabazi nkazisaba muri njewe ariko ntibihuruke ariko akenshi ndibaza ko ari njewe ubikora cyane nawe rero arandusha ubutwari bwo kumpamagara akambwira ati mbabarira usibye ko nta bintu byinshi dukunze gukosaniraho ariko rimwe na rimwe hari igihe mubwira ngo tugende nk'ejo twari twajanye mu butumwa bwiza aho bari badutumiye noneho nkamubwira nti kora ikiniki vuba vuba kugira ngo aya masaha uyubahirize noneho tukaza kugera ayo masaha twakererewe twataha akambwira ati mbabarira igihe gaco tukigezeho igihe twakivuzeho cyane kabisa igihe twasanze aricyo kintu kiri mu ngo cyane hariho n'ikindi kintu akunda gusabiraho imbabazi telefone yiwe afite telefone naje nkagira iyanje nkaba nagiye iyo nagiye noneho nkamuhamagara simubone noneho kandi jewe ndamukeneye hari ico ngeneye kwa nkemurira yego urabyumva yasetse amenya ko telefone ibirambitse no nkaba ngeneye no nashika nkarakara nkanababara kabaze wewe kandi mu mwanya wo ukabona araguhamagaye kandi nawe agakenera kuhita uyifata kandi iwe rero iyo agukeneye aza guhamagara ukamubona ariko wowe umukeneye ukamubura oya ni amakosa asanzwe mu ngo ariko hari rimwe na rimwe mutahura afite ukuntu nyine yisobanura avuga ko yari mu mirimo abana bari bamugoye ese izo mbabazi usaba nyine mbese uba wamuhaye mu mutima kubera ko wahebye mugani wawe ibyo bintu byabaye wabiretse utekereza ko azabimenya bikaba byagicwe ndashobora guhindura Kristo ari igihe abimenya akamenya ko yababariwe nubwo bitavuzwe abimenya ari igihe usoka dufate wenda cyane cyane nko ku bana twe dufite abana batoya hari igihe usanga atonganya nk'abana noneho ukaza wewe icyaha yamutonganira wowe ukaza kukibona nk'igisanzwe ukamugikora ukamufasha kurekebisha nk'ibyo bintu ariko ntiyagire ikintu uvuga hanyuma ukabireka bikarangira gutyo ibyo byose aba yabibonye ko hari ukuntu wiyexprimiye mu bikorwa ariko ku munwa tuzagaragaye ni ihe nama wagira abantu bari kwitegura kubaka uko biri kose isi turimo nawe nyine tuyibanyemo urabizi uko bimeze iri amatama uzi ko isi ubu nyine icuritse iracuritse ahari umutwe niho hagiye amaguru ahari amaguru hagiye umutwe ariko sinzi ko mwebwe mubibona isi iracuritse ubu cyane isigaye imeze ukundi ahari ikusi hagiye ikasika inama wagira abantu bari kwitegura kubaka yaba ari umusore yaba ari umukobwa ni ibiki bagomba nyine gushiraho imbaraga ndetse niyo wagira n'abantu nabo bubatse iyi nama nabagira icambere ibyo bintu biragoye ariko ibintu ngiye kuvuga n'ibyo abantu b'abanyabwenge uti gute buriya umuntu utazi weakness ziwe
afite ibibazo. Ukwiriye kumenya aho ugira intege nkeya naho uri for, no kuvuga naho uri strong. Urabyumva? Yego. Iyo rero umenya ibyo bintu ugera mu rugo ntibikugora. Kuko Satani akenshi agutegera mu ntege nke zawe. Kandi yenda utabwiye mugenzi wawe. Iyo rero Satani ntiyoja kugutegera n'urugero. Satani ntiyoja kugutegera mu kunywa inzoga kandi uzuzi mukaruka zarakunaniye. Aho ngaho ntiyo hagutegera. Agutegera hajya ahantu hawe nyine hamwe hakunaniye. Rero iyo ugeze mu rugo ukwiriye kumenya intege nke zawe. Izo ntege nke zawe ukamenya ngo ubwo bakanzaha ndabyitwaramo gutya. Nico gusa. Aho ngaho uzaba bishoboye. Nimba uri umuntu ugira complexe d'infériorité ukwiriye kubigabanya. Nutabigabanya bizagusenyera. Nimba uri umuntu ukunda kugenda ahantu ugatinda ariko wamenyereye ukaba waragerageje kubireka byarakunaniye, nutabigabanya bizagusenyera. Ukwiriye rero kugenda uzi. Umunyabwenge rero azahisha zijya ntege nke ziwe agira akazagaragaza zijya. Kandi ushobora kubana n'umuntu utazi, wobana n'umuntu utazi ko azi Icyongereza kandi akazavuga Icyongereza, akazavuga aho azi ibyo atazi akabiguhisha, ukazugira ngo arakizi cyane. Ariko se ni vyiza ko umuntu abana na mugenzi we ataramugaragarije izo ntege ngira ngo ico baciza yenda no kumubwira, no kuzimubwira ati hano hantu jewe ahantu mpagira ikibazo. Ubivuze neza. Iyo rero uzimenye uzibwira mugenzi wawe. None mugenzi wawe iyo ari umunyabwenge yanga kuzigutegeramo. Okay. Yaho ngaho ni sawa. Arabimenya akabyakira. Akabana nabyo. Erega ari amafuti y'umuntu ubana nayo kuguzogeza aba kuri serve. Umubaze. Wobaga serve umubaze yo. Ukavuga ati kihanganira kubana nabyo. Ino kubana nabyo. So ikindi kibazo nifuza kukubaza. Ese mu myaka umaze wubatse. Mama w'abana muza gusangira n'umugore kuri we bifite kumeza gusangira ibiryo nyine agateka uri aho cyangwa se utari uhari, no ariko akaba yona gutegereza kugira ngo musangire. Kudasangira nawe ni igihombo. Kudasangira nawe ni malchance wagize. Kuko nta kindi kintu ciza kibaho ngo gusangira n'umugore. Kuko icambere aba akenshi niwo wabitetse cyangwa nimba ufite n'umukozi niwo wabizanye. Nta kindi kintu ciza rero ngo gusangira n'umugore. Kuko kwanza iyo muwe musangira n'umugore mujya munavuga ko muboneraho n'umwanya no mukavuga ngo ejo kandi bizosure biteko. Yego. Cyangwa mukavuga ati ibyo ntibizakunze. Iyo mwasangiye n'umugore uzurya ukavuga ngo harimo umunyu mwinshi, hakabyumva ko harimo mwinshi nawe. Yego. Wavuga ngo harimo muke, hakabyumva nyine ko wabaye muke. Cyangwa akaba ari nawe uzumva mbere akakubwira ati ibi biryo twashizemo umunyu mwinshi. Gusumba uko abiguserva wenyine ukabirya hariya wazuza kumubwira akakubwira ngo ya aya makuru uvuze sinzaho yakuye ibyo byarimo umunyu. Ariko haba hariho ibintu bigaragara. Rero gusangira n'umugore biri très important. None se udasangira n'umugore uzosangira nande? Wenda ntekereza yuko nikindi umugore mwarazanye ngo musangire byose hanyuma mugatandukanira ku mutsima. Ndatekereza ni utagira umwanya gusa. Urumva udasangira nawe suko atabishaka, no kubera ko adafite umwanya. Kandi namusaba, reka mbasabe mwabagabo mushaka imyanya kugira ngo wa mwanya wo kumeza muzamuza musangire n'abafasha banyu, kuko bizobafasha kuameliora no mu gikoni. Biranumvikana ko ari uburyo bw'ubusabane. Umuntu mwasangiye biroroshe ko mwoguma mukaganira n'ibindi bintu bituma murema wa mwanya nyine wo gusa naho muhamusabana. Iyo rero mutasanga nanje mbona gusangira ari ikintu ciza. So ndumva rero ari sawa. So ngira ngo duhinira ahangaha
kiganiro cy'uyu munsi turagushimiye cyane amen wakoze kabisa kudutera iteka hano abantu bacu ndabizi bazishima niba babona kino kiganiro kandi n'ubutaha ntitugukenera turabizi ko ibi ngibi ubutumire bwari bumaze umwaka nzosubira ngaruke hano wundi niko mbitekereza tuzasenga nkaba wenda abo tuganiriye aribo bazobisaba barashobora nabo kubisaba akavuga ati nyabuneka tuzanire uno muntu mumubaze kuri iki niki nditeguye nje ntacu bintwaye icyangombwa nuko ibyo tuvuga bizafasha abantu nibafasha abantu mw'abantu mwe nibibafasha muzosubire mu dutumire tuze tubaganirire n'ibitari ibingibi ariko ndetse n'ubutaha muzontumire nzobabwira ikindi kintu zaganirana nabo sawa murakoze cyane abari badukurikiye nawe utaha mu kiganiro cy'ubutaha sibyo sawa murakoze cyane